mwabibonye aho nabazaniraga breaking news mbabwira umutaramu perezida wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Shema Fabrice mbabwira ko tayari ameisha tiwa mbaroni. Naje mbakorera ikintu bita akantu gakeya mbabwira impamvu ahanini azira ibintu bigendanye n'amafaranga. Mwabyumvishije ntabwo ndi ubijyemo cyane, ibyo ngibyo ni by'ubutabera, ariko mwabyumvishe kazira sheke itazigamiye nuko bimeze. Ariko mbere nilikuwa nimewaambia subirini kuko irishyira hamwe kabisa ryakoraga nabi ku buryo bugaragara. Ndinjiramo gutya rero ndaza kugenda mbibutse ngende mbabwira kuva Shema kijyaho, muribuka amagambo yose nagiye mbabwira nkayabazanira imbere nkababwira nerekana ingingo ku yindi uburyo Shema atazashobora ibigendanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ndanababwira nti uyu muntu nyamuneka mu bigendanye na business, mu bigendanye no gucuruza byamubera, ariko mu bigendanye n'umupira hari urundi rwego ntabwo yabibasha, ibintu ntabwo ari ibye. Ibyo bintu naje ndabivuga, ibyo bintu nabibabwiye kwa ujye umurengera ngo murabyibuka. Ibintu byinshi nagiye mbabwira promise cyangwa se promesse menshi, cyizere, ibyo yizezaga abantu, ibyo azakora, ibyo azagira gute, mwarabibonye ko nta na kimwe cyegeze gikorwa nawe. Ntimwabibonye se? Nta n'ikintu na kimwe yegeze akorengera ngo mwarabibonye. Niba mbeshya mu nyomozi, ariko ngira ngo mwarabibonye nta kintu na kimwe yegeze akora. Uno munsi ho nahisemo kugira gute, kwinywera kajuisi. Akabona ni kaji ka pome, utazagira ngo ubu nta bintu by'ibinywaji, ni akaji gakeya twiganirira gake gake. Ibintu byose murabyibuka ngo vari ngo zaba yaje, iyo twarategereje turaheba, ngo ikipe y'abana ngo azajyana ngo mu gikombe cya Afrika. Mwarabonye twakubiswa na za Somalia ziratwandagaza, ibintu byinshi, abasifuzi arabazamura abakora ku 30 bashyira ku 100. Ubu kwezi kwa tugiye kwinjira mu kwezi kwa 7 batarabona n'imishahara. Ibintu byinshi yagiye akora, yarajerukana mu mutoza uzana dutsinda, by the way azaduca n'amafaranga menshi muzamubibona. Ayo ni amanyanga yose yagiye akora. Ahanini ngicyo yapfuye ngo n'umutoza ngo nuko atamuhaga report, biza gutuma avuga ngo nenda, nyamara atazi ko niyirukanwa bizagarukira gute, ari twe bizongera bikagaruka. Ya mafaranga yagafashe yagakoze ibindi, ya mafaranga yagiye muri development z'abana, ya mafaranga yakagize gute, ayo ngayo niko bizagenda, cyangwa se na ministeri iyatanga ko n'ubundi niko bemeze, bamenyereye kwihombya buri munsi. Ibyo reka mbivemo, noneho twinjire kwa undani turebere hamwe eske Shema muri iriya federation ibigendanye n'amafaranga, ibibazo by'amafaranga anakurikiranyweho n'ibindi byinshi, amanyanga yagiye abera hariya muri federation, ibintu byose. Uyu mutwe cyangwa se memoire yanjye irafata cyane rizingati ya kwe, ibintu byose ndabifite etape pari etape byakorewemo hariya, amanyanga yose yaberagamo hariya, abanyamakuru walikuwa na lipwa kila mwezi, ibyo byose ndabifite. Tugende gake gake etape par etape. Shema Fabrice yiheshaga amasoko cyangwa se yihaga amasoko yahariya muri federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ariko ayanyujije mu zindi company kugira ngo bitaza kugaragara kandi bigakorwa nta piganwa ryegeze riba. Ubundi urabizi iyo bagiye gutanga isoko bandika itangazo, bakazana abantu bakaza gupigana icyo abashaka n'ufite make kandi bikanyura mu mucyo. Aya masoko yatangwaga nta bigendanye n'ipiganwa ryabaye, nta n'itangazo ryabaye, reka da. Isoko rya mbere Shema yihaye abinyujije muri company yitwa Action 1, abantu barayizi, y'abamama batatu, harimo Anilize,
hakabamo uwo bita Hadija, hakabamo n'uwo bita Kelly. Uko ari batatu bahawe isoko rya miliyoni 300. Muribuka ya mikino ya FIFA series yabereye mu Rwanda n'Amavubi yajyanye. Hano hari icyitwa, hari amafaranga batanga ni FIFA iyatanga. Aya aba ari amafaranga cyane cyane ya marketing, bayita event marketing, niko bayita aya mafaranga barayatanga. So icyo bakora ni iki rero, iyo bamaze kuyatanga ntitubyanza, ariko habaho ipiganwa, habaho isoko. Iryo soko akaba ryo ritsindira ya mafaranga, noneho rikazagira gute, akaba aribo bazakora ibigendanye niyo event marketing y'iryo rushanwa rizaba. So bihaye iri soko Shema binyuze anyuza muri iyi company ya Anilize, ya Hadija ndetse n'uwo bita Kelly. Ni batatu, niba mbeshya muzabikurikirane. Ibyo ni ibintu iyi company ni yaba bamama uko ari batatu. Nibo rero bahawe isoko na Shema binyuze muri iyi company yabo. Ubwo nyine murumva ukuntu bagize gute, babiringanije. Ndashaka kugenda mbereka uburyo bakoranaga, uburyo amafaranga yaribwaga, buri kintu cyose, kugeza naho n'amafaranga yari kuzahemwa n'abasifuzi n'ibiki byose. Ayo mafaranga yaburi urengero, kandi n'ubundi FIFA iyohereza. Uku n'ukwezi kwa 7 kugiye kwinjiramo, abasifuzi batarafata n'urumiya. Iri faranga ryose rero ahantu ryagendaga rijya muragenda muhumva, cyane cyane kubera ibi bintu by'amasoko bagendaga biha. Ubwo ngiye nababwiye ngo ntago nza kwinjira mu bintu bigendanye na Sheikh itazigamiye arimo kuregwa ndetse bamudaki. Ibyo ni ibindi biracyari mu iperereza, biracyari muki misita ingiriya pari. Ntago nshaka kujya gukora ibintu biri aho ngaho bigize icyaha. Nk'ibyo mwumvishije uwitwa Gafaranga yabyutse yiyasira, nabyo ndaza kubigeraho. Ikimuvugisha kuriya ni indonke yabonaga, no umushahara bahembwaga, ndetse n'uburyo amafaranga yabageragaho. Ibyo byose ndaza kugenda mibasobanurira. Bahembwaga, mutabona barimo kwiriza kuriya, mutabona barimo kurira, bahembwaga n'uburyo bayagerezwagaho n'umunyamakuru wayabazaniraga. Ibyo bintu byose turabizi, bahembwaga cyane rwose. Mwabibonye rero aza kuvuguruza RIB, mwabibonye aho umuvugizi wa RIB yerekanye ndetse akavuga impamvu afunze. Undi bita Gafaranga ariwe Sam Karenzi mu gitondo akaza kuvuguruza RIB, avuga ko ngo rwose ngo ibyo bintu ngo Shema atabikora, ngo afite ngo ibiki n'ibiki byose, ngo iyo Sheikh itazigamiye ngo ntiyayitanga n'ibiki byose. Murabyumva abangaba, mwarabibonye wa mutaramu bitaga Clement ajya kwitambikira ntuzi tariye, murabizi byamubayeho, aza no gukoreramo amakosa ndetse akoreramo n'ibyaha. Uyu rero nawe yatangiye kwitambika mu bintu. Abangaba rero nicyo kintu buriya nari babwiye, ndababwira intaba abantu bavuga ko ngo bize ngo barangize n'amashuri, ndavuga uyu Gafaranga, ariko mugiye kugenzura neza harimo icyo bita question mark, kuko umuntu wize ntago ashobora kuza simbizi. Ibyo byose ndaza kubigarukaho. So nuko rero amasoko yatangwaga harimo ibintu by'ibiturire, harimo ibiki byose, amafaranga bakagenda bayarya rwihishwa bucece. Ntagarutse mu bigendanye n'ikipe y'igihugu Amavubi, mwarabibonye yasohokaga, uburyo amafaranga yakoreshwaga n'iki byose, nabyo ndaza kubibazanira mu minsi mikeya, kuko ndimo ndakusanya iki, ndimo nakusanya icyo bita impapuro zose, ndimo ndagenda nziringaniza zose, ndimo ndagenda nzibashyirira ku murongo, kuko narababwiye nti ngewe ndi mzee wa visibility, ngomba kuzana ubwino, icyo bita wino mba ngomba kuyibazanira. Murabyibuka cyagiye muri iyo gihe najyaga nzana umuzingo y'impapuro, ndaza kuzibazanira rero muraza kubibona, kuko ubu nzaza mvuga mbereka n'ikimenyetso dokima nyifite hariya ngenda nyibapangira mwireba. Nta bintu by'imikino narabibabwiye. Ndavuga inti lazima dutandukanye icyatsi n'ururu. Niba dushaka ko umupira wacu ujya ku murongo, tugomba kuvugisha ukuri.
iri ni isoko rya mbere rya miliyoni 300 muraryumvishije yatangaga Shema ariko arinyujije muri aba bamama muri company bita Action One, ni ya Anne Louise, ni ya Hadija ndetse n'uyu mumama bita Kelly, uko ari batatu. Yarongeye atanga isoko ariha company yubaka iyo bita G Francos y'umugabo bita François. Iri soko Shema yararitanze aritanga kuri uyu François muri iyi company bita G Francos kugira ngo yubake ibigendanye n'amavestiaire. Bubatse vestiaire hariya ku bibuga bigiye bitandukanye bagiye bazongeraho. Ibi byo bishobora no kuzabafungisha kuko bagiye babikora binyuranyije. Iri soko rero yatanze ryari rya miliyoni 300 ariko aritanga kuri iyi company yubaka biciye ku mugabo uba muhariya nawe usanzwe ukora ibintu bigendanye n'ubwubatsi bita Desire, ngira ngo muramuzi, ni n'inshuti yanjye pe, ariko kuri ibi ngibi ntabwo natorera kuko niba ushaka gukiza igisebe uragitoneka. Kuko uyu mugabo bita François ni inshuti cyane n'uwo bita Desire Kadosoka, bari kumwe isaha ku isaha. So barapanze rero na Shema banyuzamo iyi ntuza iri soko rya miliyoni 300 ngo ryo kubaka amavestiaire urumva tayari yararibahaye, naryo ritangwa mu buryo buri aho ngaho bupfuditse, ndetse nta n'isoko ryegeze rishyirwa ku mugaragaro ngo ritangwe abantu baze gupigana. Nta piganwa ryabayeho, ibi byose byakorwaga nyine kimafia. Ari nabyo negeze kwabwira, ndabwira nyamara mwitegereze neza, iyi federation ishobora kuba ari icyuka iyobowe nabi cyane. Ibyo bintu negeze kubibabwira, ndetse mbabwira ko kugeza ubu ngubu buri muntu arimo yikurira amayi. Ibigendanye no gutekereza umupira w'amaguru wapi baraho barakora ibintu by'ubumafi. Ukabona umuntu ngashinzwe competition arimo ariruka inyuma y'ikipe ya Sudani, ni wiha ibikoresho, ni wishakira hirara, ni ugira gute, mbega yabaye nka kit manager wayo. Mbabwira ko abantu benshi bari mwaha ari abasinzi, benshi bera mu tubari, bibera ku ntebe ndende. Ibigendanye n'umupira baza mu gitondo bahurira mu biro, umwe akaza avuga iki ibyo Shema tuye imbere yabo bati wi. Ubwo tayari miliyoni 600 zirinjiye. Murabyumva, miliyoni 600 kuko iyi ntuza Action One ya Hadija, Anne Louise na Kelly byanyuzo miliyoni 300. Nabibabwiye event marketing ya FIFA series murayibuka ya mikino yabereye mu Rwanda, then no kubaka ntuza ya mavestiaire ku bibuga. Ubwo ni miliyoni 100, ayanga miliyoni 300 yaciye muri company bita G Francos ya François w'inshuti na Desire bagendana, inshuti nyanshuti, ari nawe wabikoze kugira ngo abone iri soko, ariko biciye muri Shema. Ndimo ndagenda mbereka nta piganwa ryabayeho, nta kireka da, nuko niko babyanzuraga, niko babitegekaga. Ndagenda mbereka uyu mugabo kandi bikavugwa ko yamaze guhombya ikipe ya AS Kigali kugeza ubu irimo umwenda wa miliyoni 800. Muti bimeze gute? Ndagenda bahibiza ibiti mwe muretse ngiye nababwiye nti mba mfite ibyo bita ibizibiti papa, mba mfite icyo bita ibizibiti. Tulia kidogo so Shema yafashe miliyoni 60 azifata muri beka, azifashe muri beka ntizishyurwa, ndetse amakuru mfite ngo nuko ashobora kuba yarazitwaye muri ntuza ye mu bigendanye na business ze zigiye zitandukanye. Izo miliyoni ntizegeze zishyurwa kugeza ubu ngubu, bashyizeho amande zimaze kuba miliyoni zirenga 125. Ibyo ni ibyambere. Iyo bita RSSB irishyuza ikipe ya AS do Kigali miliyoni zirenga 270, ibarwa mba nzifite ngiyi hano.
ngiyi hano, sinzi niba mwireba neza. Check, nizere ko murimo kuyireba. Ngiyi hano miliyoni 200. Ngizi hano. Ibi byose byaje ku gihe cyande, ibi byose byaje ku gihe cya Shema. Rwanda Revenue Authority irabishyuza miliyoni 300 n'ibirenga. Ngibi hano byose mba mbifite, ngibi hano n'ibaruwa zitondekanye. Ibi byose mu gihe uyu mugabo Shema yaje mu ikipe ya AS Kigali nta deni n'igikoroto cy'atanu irimo, yagiye kuyivamo ayisigaye amadeni arenga miliyoni 800. N'ubu AS Kigali irimo kwishyuzwa vibaya sana, mubanze mwumve. Ndetse harimo n'akavagari, harimo n'akavuyo yasize atejemo, urabyibuka yaraje ashyiramo amatora agira gute, ashyiramo ibintu byinshi biremereye. Ndetse n'amakuru mfite nuko RGB tayari yamaze kubandikira, mfite n'urwandiko hano rwa RGB, nuko nta mwanya mfite wo kurusoma, ariko irahari. RGB yarabandikiye impamvu kuza gukemura ibibazo biri muri Association Sportive AS Sportive de Kigali, ngibi AS Kigali. Izi nibarwa, ibi ni ibimenyetso byose mba mbifite. Ariko impamvu hana haje ni ukugira ngo mbanze mbereke asizemo ahageze hose, ni ukuvuga ngo asigamo icyo bita amadeni, asigamo bihombye, asigamo ibintu byose abihinduye tabani bini tabani. Ibi byose muri AS Kigali kugeza irishyuzwa miliyoni 800. Niwe wazibasigeza umwenda mu gihe AS Kigali nta mwenda n'umwe yagiraga. Murabyumva neza, ni ukuvuga ngo ke sociale murabibonye, revenue murayibonye, umwenda wa beka murawubonye, byose biri kubita muri miliyoni 800. Uyu mugabo rero yari yaramaze kwipanga, yari yaramaze kwigira hatari, yarafasha abanyamakuru n'ibyo mbabwira arabatereka, bamwe bagira abajyanama. Yaragiye afata ngo abanyamakuru ngo bibifi binini, ngo babandi bashobora kumutitiza, babandi bashobora kuvuga, babandi bashobora kugira gute, abarabiyegereza bahimirimo, abagira abajyanama. Ndetse murabizi bamwe bagize n'uruhari runini cyane mu kuza kuriya mutoza bita Constantine. Harimo abari abanyamakuru benshi banavuyemo, barimo abajyanama be yiyegereje kugira ngo bya bindi risasi kari zitazamugeraho, ahubwo abazaza barasa bari abajye bagira gute, bajye bakingira ikibaba. Mwarabibonye, narabibabwiye ejo mu kiganiro nakoze, harimo bamwe bajyana bega kwa bega, baba ari iruhande rwe, badashobora kugira gute, badakorwaho, badashobora no kugira icyo bamuvugaho babonye n'amakosa akora. Aha rero impamvu nabizagamo kugira ngo ngende mbereka gahunda ukuntu zimeze, nshaka no kugira ngo mbabwire ibigendanye n'ibya gafaranga. Mwamubonye yasizoye, arimo aravuga urwanga rwa murenze, yazindutse mu biganiro bya mu gitondo, ariruka ameze nk'inkoko ishaka ikibanza, cyangwa se umuntu usura imitego, uzi ukuntu aba genda garuka, cyangwa inkoko ishaka ikibanza ishaka gutera, ibirahigira gutya igenda igaruka. Cyangwa inkanga ni igenda yizenguruka, yabuzo amajyo yabuza amahwemo. Abangaba rero aba banyamakuru bahembwaga, ndetse hari n'umunyamakuru wayabazaniraga hariya muri Ferwafa, akagenda uburyo yagendaga yabaha n'uburyo bahembwaga. Ibi byose turabizi. Abantu bashobora gutangira kuvuga ngo ngo ibi ni iki, ngo murabeshya. Ntabwo mwegeze kumva umunyamakuru yivugira neza uburyo babasangishije amafaranga ku kibuga, bagiye gukina buri umwe bakagenda bamuha. Murabyibuka? Ibyari bihari ntimubizi se? Ibyari bihari. Ibyo ntabwo ndibugarukemo, ibyo byarabaye. Ibyo ni ibintu byagiye biba kandi biba ku mugaragaro. So aba rero bahembwaga, niyo mpamvu wabonye arimo aracira bidafamo, araho yaturumbuye amaso, yaturumbuye amaso nk'ay'igihore cyangwa isenene. Ameze nabi cyane, yumiwe. Ubwo ni ukuvuga ko umugati bawubirinduye.
Mwarayibonye aho bagenda bakikarakasa ngo ibiki ngo ariko koko ngo Shema ngo niyirukanwa ngo tuzamenya ko Toto Boy ngakomeye mu mupira w'amaguru baraho bavuga. Ukajya kubona ukabona nuriya musaza ngo ni Kazungu. Ayo se Clever ubona umuntu atakuvuga wowe urashaka iki ku bantu? Niba tangira kukwataka rero bagatangira kugukoramo bakakuzanira icyo bita imiripo kiremereye, ntuzatangire ngo ugire ibindi uvuga. Cyene narakuretse naragushyize pembeni, ariko abo bantu nibakagushuke bafite aho bafunira. Wowe niba udahembwa umenye ko bagenzi bawe amafaranga bayafata buri kwezi, wowe uraho gusa ubu waya utazi ikijya mbere. Bakagutega imitego nawe ukanshena ukagenda kwa ujumura, ariko nawe ubaye uyafata byaba ari simbizi, ariko byaba bikomeye cyane nawe ubaye ucakira iryo faranga. Ariko reka nizere ko utarifata, kuko hari menshi wagiye wanga kuva kera. So nabonye ku munsi w'ejo uwitwa Rikari yiyandikisha utuntu tutugambo turi aho ngaho. Nabonye avuga ngo niba ngimbwa ngo niba ngiseka imbohe ngo ibiki ari utugambo twinshi yagiye yandika. Icyo nakubwira we Rikari, ibyo wandika ntambwe kurenze. Wowe ni wowe mbwa ya mbere ibaho yagiye kugwatiriza inzu ziwabo kugira ngo igure imodoka ishyire mu mihanda, yagiye kugwatiriza inzu ya se akajya gufata ibintu n'ibiki byose. Ubanze wowe ahubwo wicare wisuzume, kuko urebye nabi ahubwo asa n'umugabo ajya gufata imigabane ya se akiriho atakikunoneho ngenzi wa. Wowe ubanze wicare wisuzume, uve mu tugambo, uve muri ibyo, ujye mu kazi kawe ujye gukora. Naho mu bigendanye n'imbwa ntambwe kurenze, wowe ahubwo uri imisega nk'ibiri. Ko nabonye posti zawe urangiza uransharinga ibyo ujye ugenda uhewe bene wanyu, cyangwa nawe wicare ubiganireho na Karenzi ubijyane iwanyu ariho mu bisomera. Wowe kura amaboko mu mifuka ukore, ujye mu ntuzi ukore utugamba aho ngaho. Uri aho ngaho gusa uragenda inyuma y'umuntu wamaze guta igikapu tayari, wamaze gucanganyikirwa ubuti bitabapfa uvuga ibyo atazi upfa kugira gute gusa ugenda tukihorera. Wowe uracyari umwana muto, buri gihe ngiye nkugira inama, wowe ibyo urimo ntubizi. Abo baracanganyikiwe abagore, abo bavuye hewani. Abo nta mitekerereze, none se umuntu w'umugabo ushobora gutekereza umugabo mugenzi we kijinsiya, gusa urumva uwo muntu aba agifite intuza. Icyo mbabwiye muve muri ayo. Niba mwababajwe rero n'amafaranga mwahembwaga n'ingano yayo ndayizi, n'uwo yabazaniraga ndahazi, naho mwayafatiraga ndahazi, mwahembwaga buri kwezi, bifashishaga muri buri kintu cyose kugira ngo muze mu mukingiri ikibaba, muze mwe muri hafi aho, ngo yewe ngo ubwo nawe ngo yari yashyizeho ngo ubwirinzi bukomeye. Ariko itegeko aba ari itegeko. Ko mwagenda gase muvuga ngo ngibi nibi ngo rere, nta narimwe itegeko ni wima, kandi itegeko ni kuri twese. Uwica itegeko wese arafatwa agashyirwa ndani. Nabonye rero abantu bandika ngo ibiki, bari bafite ubugambo bwinshi, bandika bari muri bwe bandika batukana. Nababwiye mutukane ejo muzaye mukinanuka. Ibyo ngewe nta kibazo, ibitutsi se byishe ndi. Nababwira iki? Narababwiye nge natutswe kenshi. Natutswe kenshi. Nararagiye ibyo byose, ibyo gutukana twarabitukanye. Ibyo rero ntago ari bishya kuri. Mba mbona usa n'uwandika mu mazi, mba mbona uri wibereye nko mu ikinamico. Nka zindi bita za ntuza za rusisibiranya, nzanya kwigendera mukesha abatware yajyaga yikinira rwose ya rusisibiranya. Mba mbona muri za rusisibiranya pe, ntacyo buriya mba mbasaka mbumva nicariye shaho, nkaseka nkavuga nti mukomeze tu ni kiviere.